dutanye filime yacu ahangaha hari umusore ndetse n'umukobwa bahagaze imbere y'igipangu bafite microphone bameze nk'abantu bari kugenda bavuga ubutumwa bwiza. Hatewe rwose bantu b'Imana ati nimwihane isi igiye kurangira rwose mureke ibyaha kandi mugende mugire urukundo mu by'ukuri imperuka igiye kuza. Kumbi ni abavugabutumwa uko bavuga ubutumwa ariko mu gipangu hagize gutya haturukamo umusore mutoya ufite dreadlocks ku mutwe aza agana abantu aravuga ati se abantu rwose bavuye hera ko numva basakuza ni ibiki. Ndebere filime nuko itangiye inakomeza wa mugabo ati rwose iyi mperuka igiye kuza mwihane muhindukire. Wa musore agera ahangaha ati niko se ati muraho neza ati none se ko numva muri gusakuza ni ibiki byabaye ahangaha ati njye ni mushyashya ahangaha rwose nibwo nkihimukira hanyuma ni ibiki ati niko nakomeje kubumva kare numva ibintu bidunda ngira gute none ni ibiki barakwereka. Umukobwa arahangaha bakomeje kumubaza aho gusubiza iminwa akayinyonya ati se kutambwira kutansubiza ni ibiki. Undi atari koko ubu ntago ubona ko turavuga butumwa kumbi ku ruhande hari undi muvuga butumwa mu ndebere ukuntu ameze nubona uwo hatoke atese ati yewe ati ntago nari mbizi ati se we bite mwene data ati rwose ni biza ati rero butaha mujye muvuga buhoro ntago ari byo gusakuriza abantu. Agira gutya arongera arigendera abandi basigara ahangaha ngo nabavuga butumwa ariko baraza nyine bakajya imbere y'ipangu by'abakire kugira ngo barebe ko hari uwavamo nyine hanyuma akagira ikintu abaha. Uwo mugabo tuzi n'ikindi yewe twigendere ntarenze ko agiye kuzana n'ituro wenda tukabona icyo kurya uyu munsi hatone n'ukuza gusa akadusakuriza hati ubu ntabona rwose ukuntu iminwa yumye izuba ryadukubise. Umukobwa ati yewe nta kundi reka twigendere pe ubu ni umunsi wa mbere. Umunsi wa kabiri nawo warageze wa mukobwa agaruka ahangaha kubwiriza nakubwiye ngo baraza akabwiriza bakareba ko hari umuntu wabaha udufaranga bakajya kurya. Noneho ariko yagarukanye n'abandi bantu harimo umukobwa ndetse n'umusore barongera baza kuvuga ubutumwa. Buriya nyine ni byiza kuvuga ubutumwa ariko rero nanone ni byiza gukora. Nese wowe uravuga ubutumwa ntukore gusa inzara ikakwica oya ubanza ukore. Bakomeje kubwiriza nanone wa musore agize gutya none yumva abantu bari kugenda baseka basakuza baririmba babyina. Ageze ahangaha yabonye umukobwa ari kugenda abyina aramwitegereza kumbi n'ubushize yaramubonye atari ko se umukobwa arahamiriza aradingisa arasirimba ati yewe ati bitese ati niko ati bite ati mwagarutse se ati niko wibuke neza yababujije gusakuza atari ko se koko ni ibiki aterega nyine urumva twebwe turasenga twagarutse nyine kugira ngo turebe ko twasenga cyane rwose hanyuma hangaha Imana yatweretse ko harimo abazimu abadayimoni kugira ngo rwose Imana ibafashe bagende. Abwira abagenzi bati rero uyu nguyu rwose ni umuntu w'Imana ubushize twaravuganye atuye hafi ariko nyine yamunye ko ari umukire. Bagarutse ahangaha kugira barebe ko hari icyo yazabaha. Umukobwa ati yewe rero buriya ni byiza nyine gusenga dukunda kuza ahangaha uri mushyashya nyine abandi bose bahangaha banze kwihana nta n'umwe ujya usohoka ngo aze no kutureba ariko wenda abona bisa naho ukunda ibintu byo gusenga. Undi ati yewe rero nkunda gusenga buriya ariko nyine idini ryanyu nibwo naribona pe najya mu rusengero nkasenga ariko ibyo mu muhanda nyine nibwo nayibona. Umukobwa arahangaha ati yewe rero njye nuko nsenga hano nyine mfite n'amavuta y'umugisha ngira gutya nkayagushyiraho nyine ubwo abadayimoni ukaba urabatsinze. Umusore ati yewe toki ati ntacyo noneho da ati ndumva ari byiza. Aravuga ati ariko rero reka nzenge imbere hanyuma ngira icyo mbazanira. Umusore yavuye aho ngaho umukobwa arahangaha yihangiye akazi ni ukubyuka aririmba asenga mu muhanda ariko ntago bikwiriye niba uri umukristo ni byiza kubanza ukajya mu kazi ugakora. Imana ikunda umuntu ukora ntabwo ikunda umuntu usabiriza. Barakwereka wa mukobwa yasigaye ahangaha abandi bariheza gatoya ko babonye ko baziranye n'uyu musore. Arakomeza areba mu gitabo ariko ndamusomera uwuhe murongora ese ni muri Matayo ese mbumbure mu ivanjiri rya Mariko ese nde mu byahishuwe atari ko subone ko yatinze ari kumuvizira ngo arebe ko hari icyo yamuha. Aramutegereje undi yagize gutya ajyamo imbere kumbi yamuzaniye amacupa abiri y'amazi murebe aho kugira ngo amuhe n'icyo kurya cyangwa se udufaranga undi yamuzaniye amazi. Wibuke neza nyine abasirimu nyine avuga ati buriya reka amuhe amazi afite inyota ntago azi ko anashonje. Turumva nyine aya mazi uyifashisha nabonye uvuga cyane ukazana ibintu nyine ku munwa
undi ati ariko se aya mazi koko aya mazi se buriya iyo yavunjemo wenda nk'udufaranga byari kugenda neza ra ati niko yaramwitegereje hatoya buriya amazi ni meza nyine urumva ati nta kuntu wajya ukomeza kuririmba gutyo ku zuba nta kantu wanyweye undi ati oke nta kibazo basi Imana iguha umugisha n'ukuri kw'Imana ati guha umugisha pe ati kandi ndashimye cyane undi ati kandi nyine ujya uza kumbwiriza ntacyo bitwaye ngewe nushaka rwose n'imbere uzajya uza ukomanga umbwirize hari ikibazo se undi ati urakoze ava aho ngaho ni umusore ndetse n'umukobwa filime yacu itangiye inakomeza mbibutsa ko uri kumwe nanjye papa romantic nk'ibisanzwe umusore ariko yakomeje kureba umukobwa aramwitegereza ariko ashaka mbona se mbona umukobwa mwiza nubwo ubwiriza bwose ariko kuri mwiza ra uri mwiza ukuntu ni umusore nyine aguza aha ngaha vuba ni umusore w'umukire cyane arangije ava aho ngaho uyu ni umunsi wa kabiri arongera arahindukira areba umukobwa ati oke nta kibazo nta kibazo umunsi wa gatatu umukobwa noneho yaraje arakomanga ajya imbere kubwiriza umusore ariko noneho batangiye kuganira ariko se mbwira ni ku wundi nta kandi kazi ugira koko hatereka da none se jyewe urumva ntabwo nize nta muryango mfite nabo mfite n'abakene gusa none se ubwo nukubayeho ati nuku ndagerageza nyine ndetse burya no gucumbika birangora ati yewe data we ati none se uko ubu nzagufasha ikira ndarinzi ko wenda uturuka mu muryango ari uko wabihisemo undi ati reka da nyine ubuzima bwaranze ariko nyine Imana irampamagara nza kubwiriza abantu ubu ntungwa n'abantu bakancumbikira rimwe ntibancumbikire nyine nuko bimeze umukobwa aranga atari ko nyine nkawe niba unabishaka hari ukuntu wowe wajya umpamagara hanyuma nkaguhanurira hanyuma nkakubwiriza ku buryo bwihariye akira nyine akapapuro kariho nimero zanjye za telefone ntiwifuza ko nguhanurira ngo usengera se warwaye wagize ibibazo mu kazi se rwose ujye umbwira ngiye mfite amavuta mfite rwose umwuka wera ndasenga abadayimoni bagahunga ndatokeye nta kibazo basi turakoze cyane ati kandi nizere ko mu by'ukuri uzajya unyuzamo nawe ukasoma na Bibiliya atasi ubundi urayigira Bibiliya ati Bibiliya buriya ni ijambo ry'Imana rirafasha mu buzima busanzwe ndaramwitegereza ati buriya Imana yaravuze ngo dusenga ubudasiba rwose mujye musenga kuko ntago muzi umunsi n'igihe atubuye Yesu ari hafi kuza nyamuneka rwose kandi sigiye kurangira atugomba gusenga ubudasiba ugapfuka mukinginga Imana ati rero ryumbwira nyine nze ngufashe gusenga ndarahanga ati rero urakoze nyine hanyuma nyine Imana iguha umugisha umukobwa ava aho ngaho urebe ni umunsi wa gatatu arangije baramuherekeza umurasitara ahangaha ni umusore mushyashya ahangaha yaguze ahangaha mu minsi mikeya ntabwo yari ahasanzwe umukobwa agenda gutya barakwereka ku munsi wakurikiyeho twagarutse ahangaha wa musore yari afite inshuti ye y'umusore yamusuye kugira ngo bagende baganira nakubwiye umusore ni umukire inzu niyo mujye mureba salo niyo hanyuma kandi urabona ibyumba rwose ntiwamenye iyo biri hariya hari amasikariye ajya hejuru yarakize ntabwo ari ukwirara nk'ababandi rwose afite agafaranga gafatika arangije nyine aza kwakira mugenzi we ati shati ngaho yifata ko kunywa nyine hanyuma twiganiriremo nk'abantu bihaye nyine nk'abantu bihaye yagize gutya n'umusore amaze kwakira mugenzi we aza ahangaha kureba mu gatelefone kugira ngo arebe wenda ko nta pera na musansimo cyangwa se akamesaje afata telefone undi akubita akabyeri aravuga ati sha ibyeri ko numva iryoshera niko iyi byeri rwose wayiguze ryari ko numva wagira ngo imaze nk'imyaka 2 wibuke neza hari abantu bakunda ngo byeri imaze iminsi ngo zaze zifite amapine ngo zifite icupa ngo rwose wagira ngo rirashaje barahari undi ari muri telefone abona harimo apere anabusanze kumbe wa mukobwa ku ruhande nawe yatwaye nimero z'umusore yatangiye kumuhamagara ngo aze amusengere mu rugo kabyaramo umukozi w'Imana arahanga umusore ariko ntabwo yafashe telefone ngo yongere amuhamagare undi yarongeye atangira kumuhamagara umusore yanga kumufata kuko yari kuganira na mugenzi we ariko shareka nkubwire shawe ati cyagiye twanywe inzoga turabyina ati noneho shaka cyane mwatahanye ati cyari cyiza we ntago wareba we cyari gifite nyashi mujye mureba ati sha ntago bizi wowe ati burize ukuntu cyari kimeze sha ati mbega igikobwa we cyaranyemeje cyarabyinaga nakireba nanjye rwose nkumva mu by'ukuri ntangiye guhinda umushyitsi
bakomeje kuganira, kumbe ngo bajya basohoka bakabyina ariko nyine bakanyuzamo bagatwara n'abakobwa. Nyamuneka ntabwo ari byiza, ntimugasambane, ikindi ntimukanywe inzoga nyinshi, inzoga zangiza ubuzima kandi inzoga ntabwo ari iz'abatoya. Ikindi ntukanywe inzoga uzi ko ugiye gutwara ikinyabiziga cyangwa se utwaye ikinyabiziga. Bakomeje kuganira atari ko reka nkubwire sha buriya njyewe nta bunyengera rwose, mu by'ukuri amahirwe yo kubona umukobwa nk'uriya sha, ati wowe sinzi ukuntu ubigenza sha. Kumbi umusore agize gutya afata akandi gatelefone atangira kurebamo, ati ariko si wowe ko mbona ugira ibintu by'isoni gusa, ati n'ubu ngubu rwose hari uwo turi gupanga noneho umurokoresha w'umurokore usenga mwana, ati ubu ngubu noneho shawe ati ni ibintu bishyushye cyane, nzakwereka ukuntu ameze mwana, ati gonga ariko mwana, ariko nawe rero inkumi zirakwemera ntabwo wareba. Bakomeje kuganira, umusore ntabwo yitabye umukobwa kuri iyo nshuro. Barakwereka ku wundi munsi umusore yari avuye mu nzu hejuru, ariko haza nyine afite ikintu kimeze nk'igishuka, ageze aha ngaha kiramucika. Ishuka se, ariko ameze nk'umuntu wihuta cyane amanuka yirukanka, bisa naho hari umuntu waje gukingurira. Arangije afata igishuka akishyira ku mutwe, akishyira hejuru rwose mu bitugu, ameze nk'umuntu ukonje, ariko haramanuka yihuta. Ese aragana he, harava hehe? Barakwereka filime yacu itangiye inakomeza. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Wifuza kandi kureba izindi filime zanjye wareba kuri Romantic TV Rwanda cyangwa se Romantic TV kabiri Rwanda. Umusore arahanga yakomeje kumanuka, ibishuka aragenda byitera, ariko ameze nk'umuntu umutwe uri kurya, ameze nk'umuntu utameze neza. Ageze aha ngaha afata ku mutwe, ati we data we, ati ariko ko umutwe uri kundya we, ati mbega umutwe. Kumbe umusore ubanza yarwaye. Yakomeje kugenda yifureba, ati mbega imbeho we, ati mbega imbeho we, ati ariko se ko numva wagira ngo mfite n'umuriro, iyi ni malariya, ese ni gripe. Ageze gutya aramanuka aza gufungura, ubanza hari umuntu wari ukomanze, ese ninde, ese ni mushuti we, ese n'undi mushyitsi. Barakwereka yageze aha ngaha, ati niko se ninde uri inyuma, undi ati yewe ni jyewe rega, ati reka mufungurire. Wibuke neza umusore ni umukire cyane, ariko ni mushyashya muri iyi karitsiye. Yabonye abasenga, ntabwo yari abizi ko basenga. Mu by'ukuri nta nubwo aragira inshuti nyinshi aha ngaha. Kumbi uwakomangaga ni wa mukobwa wa wundi uvuga ubutumwa, ariko nyine w'umukene cyane, utunzwe no kugenda abwiriza ku muhanda, hanyuma abantu bakamuha. Wabigereranya no gusabiriza ariko akoresheje ijambo ry'Imana. Nyamuneka ntimugasabirize, niba ari ukubwiriza nyine wabwiriza neza, ariko ukabanza ugakora. Ntawe gusenga bisimbura akazi, urabanza ugakora, wamara gukora ukabona kujya gusenga no kubwiriza. Naho ubundi kuvuga uti rwose ntabwo nzakora, ngiye nzabaho nsenga gusa, mfukame ninginga Imana, ntungwe n'abampaye 100 cyangwa se 200 cyangwa 1000. Oya, ntabwo ari byiza. Twageze aha ngaha umusore ati uzi n'ikindi, buriya twavuganaga narembye, ati ndumva rwose mu nda hari kundya, umugongo, umutwe nawo ntabwo nakubwira, ati mu kanwa kandi numva ndi kumira ntibikunde, harimo ikintu kimeze rwose nk'ikizibakanwa, igiseseme kirimo. Umukobwa arahanga, ati buriya naguhamagaye ngo uzusengere nyine kugira ngo ndebe ko nakire. Kumbe umusore nyine yahamagaye umukobwa ngo amusengere, ariko umusore ameze nk'umuntu ukunda umukobwa. Twayibonye ababwira mugenzi ati rero muri iyi minsi ndi kumwe n'umukobwa usenga. Umusore arahanga yatangiye kugenda aganiriza umukobwa, ati yewe buriya rero naguhamagaye ndembye cyane, numva ubuzima buri kuncika, ati rwose bishobotse wansengera. Ati yewe, ati muntu wima, ati nukuri kw'Imana sinzi ibyambayeho pe, ati niba ari cya malariya cyamfashe, niba ari ibicurane ngiye kurwara, niba narwaye impyiko, niba ari umugongo. Undi ati yewe data we, ati se disi ubungubu ko numva rwose ubabaje. Yaramwitegereje, ati urababaje we. Undi ati yewe, ati reka nkubwire, ni ukuri ntabwo nakubwiye ko no mu gatuza hari kundya, no mu muhogo, no mu mazuru numva harimo ikintu cyiza, mu mutwe kikadiha, ikindi kikamanuka mu mugongo, kikamfata mu mbavu, kikamanuka kikajya mu gatsinsino, mu mano, kikagaruka mu mavi hejuru, ndetse n'ahagana ku kibuno inyuma. Ati yewe ntabwo rwose mu by'ukuri meze neza habe na gatoya, ntabwo ndi gusinzira, rero wansengera rwose, niba ari abazimu bamfashe bakamvamo bakagenda.
umukobwa ati yewe tuzi n'ikindi se, ati rwose nkurikije ibyo numvishe buriya rero ni Sekibi rwose wakumanukiye, ni Sekibi, nagende natoke mu izina rya Yesu, toka shitani. Ati Sekibi ahangaha ufite imyuka mibi. Ati inzu wajemo rero, waje mu nzu irimo imyuka mibi, abantu bayibagamo rwose bararaguzaga, bari bafite n'abarangi. Ati yo data we, ati nibyo si, ati bari bafite abarangi ahangaha, ati nabyeretswe ubu ngubu, ati abantu bavuyemo ahangaha basizemo rwose iyi myuka mibi. Mbere yo kujya mu nzu ubundi wari kubanza ugateramo imiti ukayisengera, hanyuma abarangi bakavamo n'abazimu bakavamo. Ati rero ubu ngubu ni ukujya ngusengera nkareba ko abazimu bavamo ahangaha. Undi ati ngaho se ngirira vuba rwose unsengere kuko ntumva wagira ngo ubuzima buri kuncika. Mujye mwumva umukobwa ngo yeretswe, ese ni iby'ukuri si iby'ukuri? Nyamuneka abantu basenga ndabasuhuje, aberekwa ndabasuhuje, abahanura namwe ndabasuhuje, ariko gusenga ntabwo bisimbura gukora. Ujye ubanza ukore, hanyuma ubone kujya gusenga no kubwiriza. Hari benshi birirwa basenga gusa, bakirirwa bahanura babwiriza, ariko ugasanga mu rugo bafite ibibazo byinshi cyane. Abana ntibariye minerivare rwose ntazo, ugasanga inzu rimwe na rimwe nta nubwo yishyuye, ugasanga ubukene bwaragiye burabokama. Ntabwo ari byiza, jya ubanza ukore wikure mu bukene, hanyuma ujye gusenga. Burya ngo Imana ifasha uwifashije. Umuntu ahangaha ati rero urumva rwose nanjye nkigeramo ahangaha natangiye kujya numva ibintu bivuga hano mu nzu bimeze nk'ibikeri, ariko simbyiteho. Ati ko wagira ngo wamugani harimo imyuka mibi we. Ati n'igihe mba ndyamye nkajya nkumva hano havuze ikintu kimeze nk'inyoni, nkumva ibindi bimeze nk'amapusi, rwose ibindi bivuga nk'imitubu, nkajya ndi kurota ariko nareba singira ikintu mbona. Umusore ahangaha ariko nawe wagira ngo ari kugenda ashyiramo umunyu, ashyiramo umunyu mwinshi rwose kugira ngo bamusengere. Akunda umukobwa, arifuza ko umukobwa yamusengera. Ese aramusengera by'ukuri? Ese no kugira ngo amuterete filime ahangaha? Umukobwa arangije abumbura Bibiliya neza, aritegereza neza, ati buretse ngushakira ahantu ngusomera sha. Hari isomo ryirukana abadayimoni ahangaha mu Befeso 3 umurongo wa 15. Rwose Imana iravuga ngo mu by'ukuri muzirukana abadayimoni, bazabumvira babahunge, hanyuma kandi muzakize indwara mu izina rya Yesu. Ati rero rwose wa musore we, mu by'ukuri icya mbere ni ukwizera. Ati kandi Imana yarevuze ibwira Pawulo ngo abantu banjye mu by'ukuri mbahaye umwuka wera, bagende bahandure mu izina rya Yesu. Rero rwose ndategeka ngo Imana igukize. Undi arahumiriza, baramusengera baramusomera. Ati kandi mwibuke neza ko Yesu yakizaga abarwayi, mu by'ukuri yarasengaga abazimu bakagenda. Mwibuke neza hari abazimu yashyize mu ngurube baragenda. Ati rero rwose nanjye ndasengera umusore, abazimu bari muri iyi nzu bagende. Umusore ati rwose mu izina rya Yesu nibagende nibatoke. Umukobwa yakomeje gusoma ijambo ry'Imana, undi agenda mu by'ukuri yerekana ko ari mu mwuka nawe uri kugenda biza. Ariko uyu musore ubanza ari amayeri, ubanza ashaka kugenda atereta umukobwa. Twabyumvishe twanabibonye, abwira mugenzi we ati rero muri iyi minsi njyewe ndi kumwe n'umukobwa usenga. Umusore rero ubanza ari kugenda atekinika umukobwa kugira ngo arebe ukuntu yagenda amwimenyereza azabashe kumutereta. Umusore ahangaha akunda inkumi, ajya kubyina agatahana inkumi. Ese mukabyara mwe uyu mukobwa usenga bazakundana ntibazakundana? Filime irakomeje. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique. Umukobwa amaze gusoma ijambo ry'Imana yaje ahangaha atangira no gusenga, arahanura. Mu by'ukuri aravuga ati jyewe ndirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Ati umwana we ndamukweretse, abadayimoni murimo musohoke mutoke mu izina rya Yesu, ndabatwika ndategeka mushye. Arakomeza avuga ijambo ry'Imana, ari nako nyine yirukana abadayimoni. Ariko nyamuneka muri iyi minsi hari n'abantu basenga ugasanga ntabatekamitwe. Arangije afata n'amavuta. Ati rwose aya mavuta wampaye warayansize, reka nyanyasige uyu mwana wawe, hanyuma abadayimoni bamurimo bagende, kandi nyatsi zose ibyago byose rwose bigende mu izina rya Yesu. Umusore ati data we, ati rwose mu izina rya Yesu nibagende, abadayimoni nibashye. Ati ndabatwitse ndategeka ndinginga abari basigaye mu nzu mwese mugende muva aho ngaho muvemo mugende. Umusore ahangaha yakomeje gusengerwa. Ese mukabyara mwe umusore ko kararwaye,
cyangwa se ni ukwifuza ko umukobwa mukoraho yatangiye koroherwa we hatuzi n'ikindi uzi ko ndi koroherwa ntangiye kumva biri kugenda neza rwose Imana irakoze ukoze igikorwa gikomeye cyane ndumva noneho ntangiye kumera neza hatizana n'ikiganza rwose ngo usengere ntabwo birarangira. Amasengesho yarakomeje ariko nyine bibutsa ko muri iyi minsi hari abantu baza guhanura ugasanga baravuga ibinyoma gusa, barashaka kurya n'amafaranga yawe, ugasanga barakwigisha ijambo ry'Imana ariko bagamije kukwaka amafaranga cyangwa se kugukenesha. Nyamuneka no gushishoza, muri iyi minsi usanga abakozi b'Imana barivanzemo n'ibisambo. Abasenga by'ukuri barahari turabazi, aberekwa barahari, abahanura barahari, ariko harimo n'abatekamutwe. Bisaba rero kumenya ubwenge bwinshi kugira ngo ubashe kugenda ubivangura. Umukobwa yakomeje gusenga mu by'ukuri ashyizeho umwete. Wibuke neza ni umwana w'umukene, nta kandi kazi akora usibye kujya mu muhanda agasenga ngo umuhaye amafaranga akayamuha akabona icyo kurya. Yiboneye umusore ahangaha mushyashya, barakwereka uko asenga. Umusore yagize gutya atangira kugenda akanura, ahanagura rwose n'aya mavuta, kandi undi ari gusenga. Mujye mureba, wa musore ntabwo arwaye, yatangiye kwirebera umukobwa ari gusenga, atari uyu mukobwa kuko kari mwizara. Undi arasenga, umusore akomeza kumwitegereza, arongera arahumiriza ariko ashaka umukobwa ari mwiza we. Arongera ati rwose Imana irakoze, Yesu Kristo. Kumbi umusore arabeshya. Barakwereka ku wundi munsi amasengesho yarakomeje, wa mukobwa agaruka n'ubundi gusengera uyu musore ariko aje no kumusura. Ariko ntabwo yaje wenyine, noneho yazanye n'undi mukozi w'Imana kugira ngo bafatanye kugenda basengera uyu musore. Yambwira ati rero mu nzu yawe harimo abadayimoni, abantu bari barimo hano baragendaga bagaterekera bakabandwa, bari bafite abarungi. Mu by'ukuri ndifuza ko nagusengera nkirukana abadayimoni bari muri iyi nzu kugira ngo batazagenda bakuzanaho ibibazo. Umusore arahanga yatangiye kuza kwakira abakobwa. Umusore yabonye umukobwa yumva aramwishimiye, batangiye kumenyana buhoro buhoro. Umukobwa ariko buriya rwose ntabwo byari ngombwa kutwakira, nawe ntukirushye, ntabwo ari byiza. Reka undi atari ko se nirushya kubera iki? Aha nta kibuze, ahubwo mumbwire icyo kurya se murafata ikihe? Mbashakire inkoko mbatekere cyangwa ni isamaki? Ati mu by'ukuri ngewe nubwo ni umusiribateri ariko buriya nzi guteka, ndateka ntibagarure. Ati ubu firigo ziba zuzuye, ndaza nkitekera nkarya. Undi ati ntabwo ari ngombwa pe, ubu se tukurushyera? Ntabwo ari ngombwa buriya, ahubwo ushatse waduha nka fanta wenda kaba keza. Hari amazi se, amazi buriya ntanjya mu gifura. Uyu mukobwa rero wahagira ngo yaratanariye, amazi ashobora no kumurya mu gifu. Ariko umusore akivuga ati tuzi n'ikindi ko numva se mu mutwe wari wakize, nkumva utangiye kugaruka we. Numva umutwe utangiye kurya kandi rwose maze iminsi imeze neza, kuva wava ahangaha rwose numvishe meze neza. Ati umutwe se urongeye? Ati niko. Ati nongere ngo usengere se? Ati wagusengera? Ati reka mbabwire rwose mushatse mwansengera nanone kuko numva umutwe uri kudiha wagira ngo harimo ingoma. Undi ku ruhande ati yewe data we. Ati niko. Ati reka tugusengere we, reka dusenge. Abakobwa barahanga, umusore nawe arahanga. Ati ngwino uce bugufi ahangaha ngo usengere kuko buriya nyine abazimu baragarutse. Umusore arahanga yaje kwicara kugira ngo bamusengere. Umukobwa yakomeje kugenda amwitegereza, ariko si uyu musore buriya ntafite ubundi imizimu myinshi ya misatsi y'ubwayo. Kunzi ko abantu bayigira baba ari abantu b'ibirara banywa n'ibitabi. Buriya si ibitaba yanyweye n'imizimu ikivanga bikagenda yimurya mu mutwe, ariko ni umukire ntacyo bitwaye. Ni umukobwa. Umusore arangije aricara afata ku mutwe. Ati rero buriya hari ukuntu ngira gutya rimwe nkumva umutwe uramfashe nkabera n'ibyuya. Ati se bikunda kubaho? Ati byambayeho ngeze ahangaha pe. Ati nabikubwiye ariko nyine narakubwiye ngo ahangaha harimo ikibazo gikomeye cyane. Ese ubundi wowe wagiye wisengera? Ubundi uzi gusenga? Ubundi se ugira Bibiliya ujya usoma? Ati yewe ntakubeshye pe, nta Bibiliya ngira, nta gitabo cy'Imana ngira, gusenga ni gake cyane. Ati rero usibye ko nyine mwabinyigisha nanjye wenda nkajya mbikora, ariko nyine wowe wajya uza hano kenshi ukansengera n'ubuntu. Ese ubundi wambwiye ngo uzajya uza? Ujya uza pe, ujya uza kenshi cyane usengere. Umva umusore ngo umukobwa ageza kenshi amusengere. Umusore ashaka kugenda atereta umukobwa, umukozi w'Imana, ariko nyine ni umukene, ni ntaho nikora. Ariko nawe atangiye kuza aviza uyu musore kugira ngo arebe ko yajya amuha udufaranga, kuko nyine asengera abantu ntabwo ari ku busa, arabasengera akamuha udufaranga. Ubwo nyine baratura kugira ngo umukobwa abashe kubaho.
umusore ati rero kera nkiri mutoya papa yajyaga adusengera akatujyana no mu kiliziya, ariko maze gukura natangiye nyine kuba busy kubera amashuri n'akazi. Kuva icyo gihe wenda ngira n'inshuti zitambwira ngo tujye gusenga, yewe ntabwo mperuka mu rusengero rwose, naba nkubeshye. Ariko kurwara byo nari muzima pe, ariko ntangiye kugera aha ngaha ntabwo nzi ibintu byamfashe. Uzi ko umutwe usigaye undyana nkagira ngo bashyizemo nk'ingoma bari kugenda bavugirizamo ingoma. Umukobwa atari kumwuka byaremwe we ati yewe haterega ni imyuka mibi narakubwiye. Atangira kujya mu mwuka, atangira gusenga, atangira guhanura, atangira gutokesha. Umusore nawe rero aragenda nyine aganisha ku byo umukobwa yavuze. Umukobwa yaravuze ngo ahangaha harimo abadayimoni. Umusore nawe ati rero njyewe buriya kuva nagira ahangaha natangiye kugenda ngira ibibazo, ese aravugisha ukuri, ese arabeshya, ariko uko byanyura kose nyine arifuza kugenda yegera umukobwa kugira ngo amuterete. Ni umusore yikundira inkumi twabyumvishe, ariko nyine hari umuntu abona umuntu akamukunda akumva rwose aramurashe pe, uyu mukobwa ni mwiza ntacyo abaye nubwo ari umukene, ariko nyine yihebeye iby'Imana. Umusore rero ubanza yamubengutse. Ese bizagenda gute, bizasoza gute, bizarangira gute? Komeza urebe filime akantu kandi uzagenda usobanukirwa. Kwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique. Umusore ahangaha yakomeje kuvuga ati rero buriya jyewe iyo najyaga mu rusengero kera ntumvaga nta n'ikintu bimbwiye, navagamo ntafashijwe, ariko papa nyine yajyaga ambwira ati gusenga ni byiza, ariko yarangiza nkabona araza yanyweye ibiyoga, nkabona araza dukubita imigeri, nkumva nyine gusenga nta n'icyo bimaze, ntabwo yatwereraga imbuto pe. Ati yewe ati rwose ko numva wagize se papa mubi. Ati buriya gusenga bisaba no kwera imbuto, kuko buriya ngiye ngusengeye sinkwerera imbuto nta kintu byaba bimaze. Ati si byose, ati urabona ndi kumwe n'umukozi w'Imana aho ngaho, buriya iyo dusenga twese bisaba ko twitwararika cyane tukagira imico myiza. Ati nawe rero ndifuza ko watangira gusenga ukajya usoma ijambo ry'Imana, hanyuma kandi niba wanywaga amayoga nyine amayoga ukayareka, kunywa inzoga ni icyaha kuko ntabwo ubizi vino ni umukobanyi. Wasanga buriya n'imizimu iza ari uko wanyweye inzoga wa musore we, ntukanywe inzoga rero. Umusore arahanga yikubitira inzoga akajya kubyina agacyura inkumi, abandi batangiye kumwigisha bamubwira guhinduka. Ese azahinduka? Ese azatereta uyu mukobwa bicemo bakundane? Ese bazakundana akinywa amayoga, afite amadrede ku mutwe mwakabyaramwe? Ese bizarangira gute? Ariko nyine umukobwa nawe aba yifuza nyine umuntu asengera akamuha ku maturo, kandi uyu musore ni umukire cyane. Bakomeje kuganira barasenga, barangije umusore araza kubaherekeza. Nakubwiye ngo ni umusore ukize ntacyo abuze, inzu niyo barakwereka, ntabwo ari naho nikora, ntasaba umunyu, ntasaba isabune. Nabwiye ngo niba usenga nkurikiye jya ubanza nawe ukore. Ntabwo ari byiza kujya mu gusenga nta kintu cyo kurya usize mu nzu, ukareka akazi ukavuga uti Imana izampa byose. Oya, Imana ifasha uyifashije. Yaravuze ngo uzatere intambwe imwe, hanyuma nanjye zisigaye nzaziguterera 99. Intambwe rero ya mbere ni ugukora, hanyuma Imana igaha umugisha ibyo ukora, hanyuma warangiza ukajya kubwiriza, ukajya gusenga, ukiyiriza nta kibazo, ariko nyine wamaze gukora. Umusore atangiye kugenda avuga ati rero mwakoze cyane kuza rwose byamfashije. Kumbi akibaherekeza hari undi mukobwa wazaga ahangaha undebereye, aje gusura uyu musore. Hari abandi yaherekeje, abandi bari ahangaha ni bamurokore, ibitambaro n'ibyo. Ageze ahangaha aramureba, undi asa n'umuntu wirengagizamo gatoya. Umukobwa ariko aramwitegereza, undi agiramo amasoni. Abandi bareba umukobwa, ati si umukobwa nawe aje gusura umusore ra, aje kumusura barakwereka. Ati se bite, hatumeze gute? Umusore ati yewe tiburetse gato ariko ndaherekeje gatoya nyine urumva, ndaje hari abakozi b'Imana bari bansuye. Ati we nyine genda, ariko genda ujye muzu ndaje. Yasigaye aho ngaho, abandi bakomeza imbere. Batangiye kwibaza ni mushiki we se, ni inkumi musuye se? Kumbo basengera nakubwiye ngo yikundira abakobwa, akikundira akayoga. Ageze ahangaha rero ati yewe rero mwakoze kuza, dore mbonye umushyitsi nyine, reka njye kumwitaho, ubwo ariko nyine muzagaruke mu rugo nta kibazo, ni karibu cyane. Rwose amasengesho yanyu ari kugenda amfasha. Ntabwo yarenze aho ngaho kuko afite umushyitsi. Umushyitsi arangije yinjira mu nzu rwose nk'umuntu wamenyereye, undi arahindukira abona umushyitsi yinjiye mu nzu. Ati rero rwose murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha. Nawe arakata ajya kwita ku mushyitsi.
umusore si hari siriyasira yakunze umukobwa usenga w'umukene, none ndebere afite n'undi mukobwa ahangaha umusuye, kandi ngo ajya no mu kabari agacyura abakobwa bakitahanira, twayibonye ariko biganiriza mugenzi we. Ese azakundana n'umukobwa usenga? Ese bizemera? Ese azamuhindura? Ese mu by'ukuri umukobwa we azamwemera? Filime iri ahangaha. Umukobwa amaze kwinjira yaraje aricara, ariko amera nk'umuntu n'ubundi ubabaye, kuko amaze kubona umusore aherekeje abandi bakobwa. Umusore yatangiye kwinjira ariko nyine ameze nk'umuntu ufite urwikekwe, ati ko uyu mukobwa ndamukira none hora ndamukira koko mukabyaramo. Yaramwitegereje abona undi afite umujinya umuranduranzuzi, ariko aza kumwicara iruhande kugira ngo agende amusobanurira ibyo abonye. Ese ni ibiki? Ukenza abakobwa barafuha, hati sheri none se bite ko mbona utishimye, nyine bimeze biti? Hatari ko se wampaye ikibizu, haza kumuha ikibizu undi atari ko wandetse, koko wandetse simbonye se wari wasuwe n'ubundi. Ese bari abakobwa bose ni abahehe? Abakobwa babiri bose niko usigaye unca inyuma koko, ubu nta soni? Umusore atari ko se wagira ukagufuha koko, wabanje ukampa ikibizu ubundi ukambaza ibindi nyuma, wampaye ikibizu koko sheri? Ariko se hatari ko se wabanje ukambwira, ndakubaza ukambwira ibizu, bari abantu ni abahehe? Abakobwa babiri bose ko bagusuye ntago wari wambwiye, simbazi. Hatari ko se bari wabihoreye? Ni abakozi b'Imana nyine, nagiye kubona mbona barakomanze, baraza ngo banyigishe, ngo bakwigishe. Ubu ushatse kuvuga ko baje ahangaha utabazi, ukabafungura utabazi, bakicara utabazi, ko mbonye se mwaganiraga nk'abantu baziranye, ubwo ngubwo wabona ahubwo wowe ubatereta. Ndakuzerega wowe ntabwo uri shyashya. Umusore atari ko sheri kuko wajya ureka ibyo ngibyo, hatari ko mbireka gutera. Ubwo se ni gute wamenya ngo abantu baje ahangaha utabazi ngo baragusengera? Ubundi se wowe watangiye gusenga kuva ryari ko nkuzi? Ubundi ujya usenga wowe? Rwose iyo ni imitwe sheri, ni imitwe pe. Umusore ahangaha hatari ko sheri wanjye kuko ngukunda ubizi ko ntaguca inyuma, kuki unkekera ibintu byo kuguca inyuma? Ntago nabikorerega. Undi ati se none niba utanca inyuma kutambwiza ukuri ibyo nkubajije, aho ukambwira ngo nabasenga nk'amabizu, ngiye ntago mbyemeye sheri, ntago mbyemeye. Abantu basenga se ni gute baza aya masaha? Ubundi se urasenga? We ntago ujya usenga, ndakuzi unywa inzoga ugira gute? Ubu se wamenya ngo urasenga? Ahubwo hari umusheri wawe, hari umusheri wawe sheri, rwose ntago mbyemera kunca inyuma. Umusore atari ko reka nkubwire, ngiye buriya rwose abakobwa bose bo ku isi nta n'umwe ukuruta. Iyo nkurebye mbona uri misi, mbona rwose uri kamarayika. Atari ko sheri wanjye waretse koko? Ati se ubundi mwiza cyane kuruta abandi bose? Ati ni ukuri kw'Imana. Ati se ubu nzabikubwira ngeze ryari? Ati uri mwiza, nta mukobwa ukuruta hano ku isi, nta n'uwo nararikira pe, nta n'uwo naha n'akabizu usibye wowe gusa. Ndutirekaye. Ati se ubu koko mbyemere ntago wancaga inyuma? Ntago wancaga inyuma sheri? Usigaye usenga se ubundi watangiye ryari se kutarareka inzoga se sheri? Ati Imana rero yabimfashije niba utangiye gusenga ukareka inzoga, ukaba umwana mwiza, ukitonda. Ati rwose nyine byatangiye nibyo ndimo. Ati urumva nyine baraje ubwa mbere mbasubizayo, ariko uyu munsi nyine baje ndabemerera barinjira. Undi atari ko rero ntabwo nifuza abakobwa basi uzashaka abagabo bajye baza ahangaha bagusengera. Abakobwa se wamenya bagenzwa n'iki? Erega ashobora kuza gutya ukagira ngo nyine arifuza ko musenga, hari ibindi agamije. Abakobwa benshi rega ni abanyamitwe. Haturumva hata abakobwa ntabwo mbashaka ahangaha, basi ujye uzana abasore bagusengera cyangwa se abagabo. Ati sibyo sheri? Umukobwa arafuha cyane. Umusore arahangaha ati basi ndabyumvishe, nyine nzana abasore, hanyuma ariko nyine banza umuhobere nawe. Atari ko wamvuyeho sheri, atangira kumukirigita. Atari ko waretse kuri kunkirigita nawe, ati wamvuyeho. Atari ko cyandetse koko. Umusore atari ko ubaye cyiza we, mbega iminwa myiza, noneho ukuntu uri gusa. Ati sheri koko wabanje ukampa akabiza, ariko ubundi ko muna wirakaje ni ibiki? Ati rega ndagukunda cyane. Ndararembura amaso. Ati ni ukuri kw'Imana. Ati uwa mbere. Ati yewe rega ndabizi ko nkunda, nanjye ndagukunda, ariko nyine urumva ngiye ibintu by'abakobwa ahangaha simbishaka. Ni ngiye mukobwa wenyine uza ahangaha, igihe utarakora ubukwe ntabwo nifuza undi mukobwa ahangaha batazakura inkora sheri wanjye. Umusore ati reka rwose nta wabikora
wabigerageza pe, ati umutima wanjye wose warawutwaye, ubu ngubu nta nubwo ngihindukira, sinkirya sinkiryama, ndara ngutekereza, ariko nawe urabeshya sha, ariko sha nawe uri cyiza we, uri igisore cyiza, ati nyine urumva njyewe buriya naragusariye pe, ntabwo nakubeshya rwose, uri inkoramutima yanjye, niwe buzima bwanjye, niwe karakomara yanjye, use uri umwuka muhumeka, use rwose umwuka wanjye nkubuze urumva nabaho. Umusore ari aha ngaha aratera imitoma, ariko nawe rwose ntukakabye cyane, ati se ubundi umwuka uhumeka koko? Barasetse barishima, hamuha ikibizo ati ikibizu sheri, ikibizu mwa, hamukubita ikibizu, arangije ati rero sheri, hanyuma haguruka nyine, hanyuma tugende tuganire mu cyumba, hanyuma unkorere na ka massage, ungororere amaguru, nanjye nkugororere nyine amaboko, kugira ngo nyine ugende umere neza. Nuko bahagurutse bagiye nyine gukora agasiporo gato mu cyumba, hanyuma bayabaganira nyuma. Umusore ari aha ngaha wibuke neza ngo yatangiye gusenga, yakunze umukobwa usenga, ariko afite akageso gakomeye cyane mu by'abana b'abakobwa. Hari igihe ukunda umusore ngo ni bogari, ngo afite amafaranga, ariko ugasanga uwo musore akunda n'abandi bakobwa nk'ijana rwose, wowe uri uw'ijana n'umwe cyangwa se uri uwa 30. Ni ukwitonda rero, kuko burya ushaka kumusura uko havuye hakaza n'undi, cyangwa se ugasanga havuye n'undi, ugasanga wowe rwose ukunda n'umuntu wowe umeze nk'umuntu utazi ibyo arimo. Ageze aha ngaha umusore yamuhaye akandi kabizo, ati mwa, ati sheri, ati ariko nawe hute, nari ngukumbuye rega, icyumweru cyose koko. Barakwereka barazamutse bajya mu cyumba, ariko nyine abantu bakuru mwirinde ubusambanyi, ntabwo ari bwiza. Bukeye bwaho rero wa musore inshuti ye yaragarutse aza kumusura, batangira kuganira, atuzi n'ikindi, wa mukobwa usenga rero ejo nyine arara aha ngaha, araza aransengera, ariko sha mana yanjye we, ati mu by'ukuri iyo mubonye, ati numva hari ukuntu umeze mu mutima, ati ni umukobwa rero mwiza cyane, ati ariko nyine ukunda ibintu by'Imana, yarambwiye ngo nta kandi kazagira, ati ariko sha natangiye kumukunda we, ariko sha ati niko wasaze se, ntibiki byagufashe, ni imizimu, ese kuva ryari wakunze wowe, umuntu uhinduranya abakobwa nk'uhinduranya inkweto, ubwo umuntu usenga mukunze gute we? Ni mu mutima ariko, ni mu mutima ariko uvugira ntabwo ari kubisohora. Ati rero urumva nyine njyewe ejo yaje aha ngaha, ati ariko nifuza ko azageza kenshi we, nkamutereta, ati ariko azanyemerera, ati ndi kuryama nkamurota, nkumva rwose mu by'ukuri umutima wanjye washidutse. Undi araseka, ati ariko noneho rwose ibi ni agatangaza, ati umusore wanjye yakunze we, tuzi ko wakunze we, ati yewe data we, ati mwana, ati gongaho mwana gongaho, ati none se ubwo sha murokore koko, murokore muzakorana. Batangiye kuganira n'abasore bikundira inkumi nyine, ariko ngo hari inkumi yakunze isenga, mugenzi we ati ubwo iyo nkumi isenga rwose imeze gute ubundi muzakorana? Ati ariko mwana nyine uvuge buhoro nyine, hano mfitemo n'indi baby, hano harimo nyine undi mukobwa wundi twahuriye muri boîte cya gihe, hatarimo hano se, ati ariko shana uri gitangaza, ati se urambwira ngo wakunze umukobwa usenga, kumba aha ngaha ufite undi mukobwa? Ati nyine urumva, ati ubwo shana nanjye wazamaye pass, ubundi wamaye pass sha. Umusore wa mukobwa yarayema aha ngaha, haraganiriza mugenzi we, kumbi hariya harimo n'undi, wa wundi uri mu nzu yagize gutya, atangira kumanuka, mujye mureba, atangira kuvayo. Umusore uri aha akunda abakobwa, akunda inkumi. Nyamuneka mwige mwirinda gusambana, mwirinde gutendeka, ubusambanyi ni bubi, wakandura sida, imitezi, zamburugu n'ibindi byinshi bitandukanye, za hepatite. Wa mukobwa ariko sheri, ni gute unsiga mu buriri koko ukaza aha ngaha ukamara amasaha 2? Ati ni ibiki bijya mbere sheri, ati nyamara ntabwo uri kunezeza, wabyutse ntiwagaruka, kumbi waje kwiganirira aha ngaha, ubu koko ibi ni ibiki? None se basi iyo mbwira nkigenda niba utanshaka. Umukobwa atangiye kuza atongana we, ati nyamara sheri njyewe ntabwo nzagaruka aha ngaha, ni gute ubyuka amasaha 2 yose ukansiga mu buriri, nta cyayi, nta mureti wankoreye, ati ubu ibi ni ibiki? Kumbi uko baganiramo imbere, murokore hanze yaragarutse gusengera uyu musore. Murokore nawe rero ubanza yarakunze umusore, arakomeza arakomanga, kumbi imbere harimo undi mukobwa, ndetse yewe umusore nyine yasuwe n'undi musore mugenzi we. Yumvishe hari umuntu ukomanze, aza aha ngaha kugira ngo aze gufungura.
uyu musore se arabyitwaramo gute? Ari gutendeka? Ese murokore nagira amahanga hazagarukamo ukabyara mwe? Ese arasenga? Ese aritahira adasenze? Komeza urebe filime itangiye inakomeza nkibutsa ko uri kumwe nanjye papa romantike nk'ibisanzwe. Yageze ahangaha ati muroko bite se? Ati niko, ati karibu cyane. Ati ko utambwiye? Ati niko ntabwo nari nzi kuza. Ati Yesu ashimwe undi atahimbazwe. Ati none se nyine ngwino hanyuma nkubwira akantu gato. Ati waba uretse se nyine nkinjira nkagusengera? Ati buretse ariko ninjira ngusengere? Ati buretse gato uyu munsi rero rwose kwinjira mu nzu kansengera ndumva uyu munsi umutwe ntabwo uri kundya. Ati ariko nyine twanaganira nkagusengera nkakwigisha ijambo ry'Imana bikagenda neza. Umusatsi uzi n'ikindi se imbere rero urumva nyine harimo undi musore wari wansuye ariko nta kundi buryo gusenga rero rwose urumva wazagenda hanyuma ukagaruka ku munsi w'ejo. Kumba aramubeshya imbere harimo indi nkumi. Murokore ayibonye ashaka kutazagaruka kandi umusore yakunze uyu murokore. Filime iri ahangaha irakomeje. Ati none se ubundi urumva wowe ejo ntabwo waza hari ikibazo kirimo? Ati ariko se waretse gato uwo musore nawe nkamusengera mwese nkabasengera karyo byiza. Erega buriya ntabwo ari byiza ko wareka umuntu nawe udasenga akagenda gutya akicwa n'ibyaha ejo akazarimbuka Imana izamukubaza. Umusore ati oya rwose byihorerega ntabwo ari ngombwa. Ati ngiye nkunda burya iyo dusenga turi babiri twenyine ukansengera nyine. Ati yewe ahubwo ujya uza wenyine n'ubundi. Ati ni gute ubundi uza uri kumwe n'undi mukobwa kuriye? Ati wajya uza uri wenyine hanyuma ukansengera? Ati ngenza ndi njyenyine se? Ati okay. Ati nta kibazo basi. Umusore ahangaha arifuza ko umukobwa ngo azageza kumusengera ari wenyine ngo ntakazane n'undi muntu ngabikunda iyo bari babiri. Iyo turi babiri nyine mba numva umwuka uri kugenda unzamo nkumva abadayimoni bari kugenda nkumva rwose ijambo ry'Imana rikuncengeramo. Ati rero ujya uza nyine uri wenyine. Ati nibyo nifuza. Murokore ati none se ubundi koko reka nkubaze ubundi ko nawe ngo ujye usenga byibura uyu munsi wasenze? Ugiye kubyuka se bwo wasenze? Hatari kujya usenga nawe wisengere nyine. Haturumva rero nyine nanjye uyu munsi narinje ahangaha amasaha makeya mfite undi muntu ngiye gusengera nawe urwaye. Ati wenda niba utabishaka kandi cyangwa se nta mwanya ufite ntagenda. Undi ati ariko nyine uyu munsi wasaga neza cyane ukuri kw'Imana. Murokore agira isoni ati urakoze cyane. Undi nyine aravangamo no gutereta ariko bitwaje n'ijambo ry'Imana. Murokore arangije ava aho ngaho baramusezerera. Ati ubwo nyine kuri telefone ejo nzaguhamagara hanyuma ugaruke nyine hanyuma unsengere. Ariko yagiye ababaye ntabwo yishimye. Banza umukobwa nawe yaratangiye gukunda umusore yaraje kumusengera ariko no kugira ngo amusure none umusore yanze ko yinjiramo imbere. Umukobwa rwose agiye asuherewe. Umusore ati mana yanjye we atari kumbega umukobwa mwiza we mbega umukobwa we mbega usura we mbega ukuntu atuje mbega ukuntu yitonda. Atari ko se n'ejo n'umunsi basi afata inzira asubira mu nzu. Imbere y'umukobwa warakaye harimo n'umusore. Ese uyu musore mukabyara mwe utendeka gutya ufite abakobwa ishyano ryose bizagenda gute? Basore mujye mureba ntimugatendeke ntabwo ari byiza. Ikindi ntimugasambane. Gusambana ni bibi cyane. Uyu musore agira ngo gusambana yabigize umuco. Yageze ahangaha arongera ahindukira areba umukobwa ari kurenga yamukunze pe. Tugaruka ahangaha barakwereka wa mukobwa wajyanye na murokore gusura uriya musore yari ari ahangaha ari kugenda asoma ijambo ry'Imana. Agiye kubona mu nama mugenzi we aje ahangaha kumusura ariko yaje atishimye. Ati bite se uvuye kubwiriza se hehe? Ati yewe ati sujyo nabwirije uyu munsi ntabwo nabwirije. Yahise agaruka kandi ubundi ajya mu muhanda akagenda rwose agahimbaza akaririmba ariko kuri iyi nshuro yahise agaruka kureba uyu nguyu kugira ngo agende amutakira. Yaje rwose ubona ababaye yahindutse cyane. Umukobwa nawe yatangiye gukunda umusore buhoro buhoro. Undi yaramwitegereje ati we none se kubona wagira ngo ufite ikibazo byagenze gute? None se hari ikibazo wagize? Ati yewe ati nta kibazo ariko nyine mvuye kwa umusore nyine ariko ntabwo mbashe nyine kumusengera. Ati wese bigenze bite nyine kwihise uhinduka ubwo nyine? None se ubundi kuki yabyanze kumusengera? Ati yewe ati uzi ko yanze ko ninjiramo imbere? Ati ntabwo nzi ko bimeze pe. Ati yabyanze nguma hanze ndakomeza ndamuhatiriza arambwira imbere harimo undi musore ariko nabonaga adashaka ko ninjiramo. Rero nyine niyo mpamvu nje ndakaye urumva ntabwo meze neza pe ntabwo meze neza. Umukobwa arahangaha mugenzi ati se none nibyo nibyo yakora akaza se niba byanze n'ubundi wari kugenda ukajya mu muhanda nyine ugasengera n'abandi hari ikibazo se? Undi yarahindukiye
aramwitegereza ati ariko waretse, ati nakubwiye nyine ngo nahise mpinduka nta mbaraga nari kubona, si wowe umuntu ngiye kumusengera yanga ko ninjira. Mugenzi we atangiye gutekereza nk'umuntu mukuru avuga ati ariko harimo akantu, nese ubundi koko ni gute niba umuntu yanze, ati yabyanze nyine kandi nabonaga atabishaka, ati rero ngewe rwose nanivumbuye nta nubwo nzasubirayo numva ngiye mwanze. Ariko noneho n'ibibazo, mugenzi we akomeje kumwumva akomeza kwitegurira amasengesho ye, icyigisho nyine atoke ati ni akazi kawe nyine ubwo, ariko numva nta kibazo ngiye kibirimo. Undi yarakaye cyane wagira mu by'ukuri bamututse, ariko yifuza kugenda akinjira mu nzu agasura umusore bakaganira akanamusengera. Uyu rero nk'umuntu mukuru yatangiye kubona ko ahari hagati y'umukobwa n'uriya musore harimo ikintu. Barakwereka tuvuye aho ngaho twagarutse ahangaha mu kindi gitondo cy'umunsi wakurikiyeho, wa mukobwa yari mu nzira n'ubundi agiye gusengera abantu batandukanye. Wibuke neza nta kandi kazi agira, ni umukene, agenda nyine asabiriza yitwaje ijambo ry'Imana. Inyuma ye haturutse imodoka, igeze inyuma ye irahagarara iraparika, arangije ava mu mukono umwe ajya mu wundi mukono, ariko yasuherewe, imbaraga zo kubwiriza zisa n'izashize neza neza. Umusore yanze kwinjira mu nzu, ni umwana w'umukene nta kandi kazi afite. Nyamuneka ibi ntimukabikore, ntabwo ari byiza. Kwanga akazi kose ngo ngiye gusenga, ngo ngiye rwose kubwiriza, oya, nakubwiye ngo gusenga ntabwo bisimbura akazi, jya ubanza ukore hanyuma gusenga bize nyuma. Aya yose ni amasomo tuba tugamije kubigisha kugira ngo tugende duhugurana. Vuga uti rwose gukora ni byiza, gusenga nabyo ni byiza, andika muri komantere. Ariko kumbe wa musore niwe wari muri ya modoka, ageze aha ngaha abona umukobwa araparika, aza amwirukanka inyuma. Undi ntabwo aramubona, umusore noneho yambaye akajire wagira ngo ni ka kandi k'abantu bakora mu muhanda, ati ni kose niko muroko bite bite, none se kunyuze ku rugo bite, ntabwo se uyu munsi ari kuza kunsengera kutamumagaye? Undi ati reka nkubwire rero rwose uyu munsi ntabwo nasengeye hariya, atari ko se kubera iki ko mwajyaga muza nyine mukaririmba nkabumva ndi imbere, ati uyu munsi rero urahanyuze mbona uragiye birana nuko narinje, ati se kubera iki? Ati rero rwose nabonye rwose ejo naraje mbona ntabwo ushaka ko ninjira, ahari nagize ngo amasengesho yacu wenda arakubangamira, rero ntabwo njya nsengera umuntu umubangamira ngewe. Umusore yarumiwe aravuga ati urumva nyine ariko nari kujya gusengera abandi bantu wenda nkazaza n'ejo cyangwa ejo bundi, ariko buri ejo nyine nabonye ko wenda nawe hari ukuntu bifata nabi, rimwe na rimwe hari igihe umuntu tumusengera ugasanga nyine abifashe nabi. Nk'aho utuye cyane cyane twakunze kuza abantu baho n'abakire cyane, nkabona baradusuzugura, rero nagize ngo nawe nyine utangiye kuba nkabo. Umusore atoya pe, ni ukuri kw'Imana njyewe urumva nari mfite umushyitsi kandi ntabwo yari azi ko nyine uza kuza hanyuma ukansengera. Umukobwa ari ahangaha, umusore ari ahangaha, ese bizasoza gute? Bizaherera he? Bizarangira gute? Komeza urebe filime, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantique, uzagenda usobanukirwa akantu ku kandi. Umukobwa ati rero rwose wenda ubyifuje rero ejo wazambwira nkaza, ariko nyine ujye ubanza nawe umbwire niba uri libre cyangwa se niba utari kuboneke sinta umwanya wanjye nza aha ngaha. Yatangiye gusomera umusore nk'umuntu baziranye. Umusore atangiye guhinduka, ariko se wa mukozi w'Imana wajya arakarara ko muri yarakaye cyane, ese ni iki nakoze? Wibuke neza uyu musore yatangiye kubona umukobwa, ariko n'umukobwa nawe karimo yatangiye no kumubwiriza aha ngaha. Rero atereka nkubwire wa musore we, rwose n'abashyitsi benshi ntabwo ari beza. Hari igihe umushyitsi aza ugasanga n'ubundi nawe azanye imyuka mibi, ugasanga mu by'ukuri akuzaniye imikosho mu nzu. Niyo mpamvu ujya ubanza nawe nyine umusengere cyangwa se umbwire nze musengere. Ati ikindi kandi rwose mu nzu yawe ntukazanemo abantu b'abagore, ati niba bikeneye batera imyaku. Umusore yarikanze ati abagore oya rwose nta mugore ugiza mu nzu yanjye, ngewe ni umusore umwe ngira w'inshuti yanjye, araza tukiganirira rwose, ibyo abakobwa ntabwo mbijyamo. Umukobwa hari ahangaha wagira ngo yaketse ko uyu musore yari afite undi mukobwa mo imbere. Abakobwa hari ukuntu berekwa bakagira asize musanse. Ati rero nyine reka nkubwire buriya ubwo ejo wampa gahunda, rero niba uzaba uhari nkaza hanyuma gusengera, hanyuma kandi nyine tukagirana nyine ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza. Umusore atoke reka nkwereke rero
noneho ejo uzaze mu gitondo, sibyo? Mu gitondo cya kare uzaba ugeze mu rugo, ye rwose nzaba nakwiteguye nta kibazo, ntabwo nzongera kugusubizayo kandi nyine kuva uyu munsi ntabwo rwose abashyitsi nongera kubakira, nzajya mbanza nkubaze nkubwire ungire inama hanyuma wenda uze nabo basengera. Ati sibyo? Bahatangiye kumvikana noneho bahuriza hagati, umusore nawe yabonye ko umukobwa yarakajwe nuko yanze ko yinjira mu nzu, umukobwa yarakaye cyane, ese mukabyara mwe umukobwa azakundana n'uyu musore, ese umusore azakunda uyu mukobwa, umusore se ko yikundira inkumi cyane namukunda ntazamuserereza? Filime iri aha ngaha irakomeje. Umusore yarakunze, umukobwa nawe asa n'umuntu watangiye kugenda akunda, ese bizagenda gute? Umukobwa arangije aramusezera, ati rero usigare amahoro kandi ugire umunsi mwiza, Imana iguhe umugisha. Umusore asigara aha ngaha areba umukobwa, ati ariko sha uri mwiza we, uri mwiza we, mbega ukuntu ufite isura nziza, mbega ukuntu utuje, mbega ukuntu utambuka. Umusore yarakunze, burya ngo wakunze rero ubona nyine ari umwe ku isi. Umusore yakunze umwana w'umukobwa w'umukene usabiriza yitwaje ijambo ry'Imana kuko nta kandi kazi agira. Umukobwa aranga nawe yatangiye kuza, mu by'ukuri umutima utangira guhindukamo buhoro buhoro. Umusore amurebye agenda, arangije arakata, atoke ati nta kibazo basi, ati n'ejo ni umunsi. Undi yafashe inzira akomeza urugendo, hajya gusengera abandi bantu, hajya no mu butayu. Umusore n'umukire cyane ureba imodoka agendamo ni ijipo ikomeye cyane. Umunsi wakurikiyeho wa mukobwa noneho yaje gusengera umusore, yinjiramo imbere rwose bamuha karibu, aricara aratuza arisanga. Umusore ajya kumwakira, wibuke neza ejo bahanye gahunda ngo azamusengere, noneho asanga yamwiteguye nta kibazo, undi rero yamwiteguye. Umusore twabibonye yakunze umukobwa nawe yatangiye kugenda ahamukunda, yamuzaniye icyo kunywa, ati rwose banza wice icyaka. Undi turakoze cyane, Imana iguha umugisha. Umusore arangije aricara, ariko yicara areba umukobwa, ngakunda isura ye cyane, ngakunda nyine ukuntu aba atujemo. Umukobwa yanyweye amazi, atewe data, mbega amazi aryoshye we, ati mbega icyaka. Aba yagenze cyane, yavuye rwose mu ntara akaza agenda n'amaguru aje gusenga, nta modoka nta dufaranga ntaki. Umusore aranga ati se urumva inyota ishize cyangwa nzane n'akaji? Terega amazi gusa, buriya hari igihe nyine rimwe na rimwe adafasha. Ati kandi nishimiye ko ugarutse uje, ati mu by'ukuri ejo buriya nanjye nagize ikibazo, nabonaga warakayemo nyine nkumva utazagaruka. Undi araseka, ati oya, ati rega urumva ubu ngubu tumaze kumenyerana ntabwo nabura kuza, ubu tumaze kumenyerana twabaye n'inshuti. Umusore ati rwose ni byiza cyane, aha ngaha urisanga n'ubundi se umaze kubarega n'inshuti yanjye wa mugani. Ati uzi ko buriya cyagiye ngusubizayo nasigaye nishinja mu mutima, nkavuga ntari koko kuki ubundi koko musubije yomureka akinjira. Batangiye kuganira ibisanzwe, urebe ijambo ry'Imana noneho ntabwo ririmo, batangiye kwivugira story. Umusore ati rero buriya njyewe rwose nabonye ukuntu witwara cyagiye ku munsi wa mbere, wa kabiri mbona ukuntu witwaye, ku munsi wa gatatu nyine mbona uri umwizerwa, mbona koko ibyo uvuga ni ukuri. Umukobwa ati yewe terega reka nkubwire, ati buriya nanjye nkikubona nabonye uri umuntu waba ufite umutima mwiza, ati kuko abandi bakire bose aha ngaha ntabwo bajyaga bakingura kera, ati n'uwakinguraga nyine yarazaga agahengeza nkabona aciriye hasi. Ati mu minsi ya mbere rwose harimo n'abaturishaga imbwa zikatwirukanka, ati ariko wowe waraje uratuganiriza, mbona uri umuntu ufite umutima mwiza, nyine numva nyine mbaye interese yawe, numva nifuza kukwigisha. Nuko byaje. Umusore ati rwose nanjye ntakubeshye buriya natangiye kubona ko uri umwizerwa, numva rwose mu by'ukuri kuza aha ngaha nta kibazo. Ariko se ubundi wambwira koko ubundi ugira papa ugira mama? Ati yewe ntabwo ngira pe, ntabwo ngira, nyine ni uku nguku, Imana niyo imfasha, mbana n'abandi bantu batandukanye bakagenda bamfasha. Ati hangane cyane, ni ukuri ati hangane. Ati se ubundi koko buriya nta kandi kazi koko wakora kaguha udufaranga dukeya? Ati wenda ukajya ubasha gukuramo amafaranga ukajya no gusenga, urabyumva gute? Ati ngiye mbona ubuzima urimo busa n'ubukomeye, ati kuko ntago wajya uhari usenga gutya kandi wabura cyangwa wabwiriwe.
umusore atangiye kugenda agirira impuhwe umukobwa. Urebe umukobwa ari aha ngaha, umusore ari aha ngaha, bakomeje kuganira. Kera kabaye rero umukobwa yarahagurutse yegera umusore, mu by'ukuri afata Bibiliya atangira kugenda amubwira ati rero noneho aha ngaha ngufitiye igitabo cyiza, reka nze kukigusigira hanyuma nawe ujye ukisomera, byaba byiza cyane kuko buriya nyine igihe ntahari nawe wajya ufatamo umwanya mutoya ugasenga, nawe Imana nyine yakumva buhoro buhoro. Arangije aramuhagurutsa ati reka manze ngusengere kugira ngo ujye ubasha no kwiga neza iki gitabo. Aramusengera, mu by'ukuri arahanura ati rwose Mana yanjye ndakwereka uyu mwana wawe, iki gitabo umuhaye ajya agisoma umunsi ku munsi kandi umufasha kucyumva rwose, nawe uzamuhe guhanura no kwerekwa. Ati kandi ndagushimira ko waduhuje Mana yanjye. Nuko umukobwa akomeje gusenga, arasenga yinginga Imana ngo ifashe uyu musore, arahanura. Abasenga ndabasuhuje. Gusenga ni byiza, gusenga rwose bitera akanyamuneza, gusenga kandi bituma umuntu abaho neza, yubaha Imana burya bituma ku isi ugenda rwose ugira ubuzima bwiza. Mujye musenga ariko mwibuke gukora, niryo somo ry'uyu munsi. Usenga ariko wibuke no gukora, ntabwo gusenga bisimbura gukora habe na mba. Yakomeje kumusengera. Kera kabaye ariko amasengesho yararangiye, arangije amuhereza cya gitabo ati rero akira nyine, hanyuma nawe igihe ukitse imirimo, igihe ntari aha ngaha ujye ugira gutya nyine nawe utangire wisengere gake gake. Ati si byo se? Undi turakoze cyane. Tusugira ngo ngewe ubundi harya ubundi bahera hehe we? Ntago azi gusoma Bibiliya, ntazi ibijya mbere, bamuhaye igitabo cy'Imana ngo ajye nawe yisomera. Ati uzajya uhera aho ngaho nyine imbere hanyuma ugana inyuma, ubwo nyine biroroshye byose nyahandi. Ati aha se handitse ngo iki ko mbona ntabizi neza? Ati icyo ni ikilatini, yewe ni ikilatini. Umusore aha ngaha yahise ahobera umukobwa aramushimira. Undebere arahobera ariko arakurura arahobera. Barakwereka filime yacu ni uko igenze, ni igice cya mbere. Ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Bari kumwe nanjye Papa Romantique. Imana ikomeze kubarinda. Hasta la vista, ciao ciao, God bless you.